bamwita Israel Mbonyi ikirangirire hano mu Rwanda ndetse n'imahanga, dore ko yahogoje imitima y'abatari bake, dore ko yahinduriye ubuzima abantu benshi bakomeye cyangwa se ubu bakaba bageze ku rwego rushimishije. Israel Mbonyi n'umwumva umuntu ushobora kubyutsa cyangwa se guhagurutsa imbaga ikamuririmba bitewe n'indirimbo ze zikora abantu ku mutima. Niwumva Israel Mbonyi umva umuhungu cyangwa se umusore ukomeye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, dore ko abikora neza, dore ko abikora n'umutima mwiza. Ese Israel Mbonyi waba wibaza ati se afite imyaka ingahe, yavutse ryari, urugendo rw'uko byatangiye kugeza ubu ku buryo yagera ku rwego rushimishije uca? Rero ndagushishikariza gukurikirana iki kiganiro kugira ngo ubashe kumenya buri kimwe cyose cyerekeye kuri Israel Mbonyi kugira ngo umusobanukirwe. Uyu Israel Mbonyi yavutse mu 1992, ubu sayizi tuvugana afite imyaka 32. Amazina ye yiswe n'ababyeyi be bamwise Israel Mbonyi Cambu, nk'uko agenda abivuga nawe agenda abyivugira. Ubu akaba akoresha amazina ye y'ubuhanzi akaba yita Israel Mbonyi. Uyu rero Israel Mbonyi ni ibintu byinshi yagiye anyuramo, dore ko yagiye avuga ati urugendo rwanje rw'umuziki, dore ko uko byaje n'uko byikoze natamenye ngo bigenze ute, dore ko nk'uko we yabyivugiye ubwo yigaga mu gihugu cyo hanze, dore ko yagiye avuga ati nagezeyo nkabona indirimbo zanje ziri kuzamuka, mwumva zikunzwe cyane mu Rwanda, dore ko yanafashe igihembo cy'uko afite indirimbo zikundwa nk'umudiyesipora, akaba afite indirimbo zikundwa mu Rwanda kandi adakunda gukoreramo, dore ko yigaga mu mahanga. Uyu Israel Mbonyi yabashije kuba yahabwa icyo gihembo, dore ko byanamutunguye bikamurenga, akavuga ati mana koko ibi ni ibiki biri kugenda biba. Nibwo yahise afata iya mbere aravuga ati ibi nibyo byanje ngomba gushiramo imbaraga, dore ko yagiye aririmba indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye hano mu Rwanda zanagiye zikundwa. Uyu Israel Mbonyi yabashije kuba yakuzuza BK Arena bwa mbere, akabasha kuba yakuzuza abantu benshi, dore ko ari we muririmbyi wo uramya no guhimbaza Imana wabashije kuba yakora ibitangaza, dore ko ubu asigaye arakora indirimbo z'indimi harimo igiswahili kugira ngo abashe kuba yagenda azitembereza mu Rwanda ndetse no hanze ku isi hose. Israel Mbonyi yafashe icyemezo avuga ati njewe ku myaka yanjye 33, dore ko abantu bagenda bavuga ati se ko nashaka bimeze bite, ariko Israel Mbonyi yaravuze ati jewe hari icyo niyemeje kandi ngomba kumanza nageraho. Rero iyo peer pressure nayo nshaka, reka manze nikorera utuntu twanje, ibyo kuzana umufasha nzamuzana, nk'uko yagiye abivuga ati inarenga ku itegeko Imana ishobora kuba yarasizeho, nk'uko yavuze ati umugore ni umutima w'urugo cyangwa se ni umufasha. Rero ibyo bizaza kandi nizeye ko nakuze cyane birenze urugero. Uyu Israel Mbonyi yakomeje kuba yatangaza ibindi byinshi bigiye bitandukanye, bamubaza ati se mbere yaho ho byaba byaragenze ute, dore ko yivugiye ko ubwo yakoraga indirimbo cyangwa se yazandikaga nta bushobozi afite, bityo rero akaziha amakorari afite ubushobozi akabasha kuba yazisohora. Si ibyo gusa rero, indirimbo ze zaragiye zirakundwa izo yatangaga. Nyuma yaho afata icyemezo aravuga ati ngomba gusohora indirimbo yanje, kabone nubwo naje muri studio ifite ibikoresho bihagije. Abitushije gake
ko ari korosora uwabyukaga, dore ko yari afite ijwi rya danje, dore ko yari afite ijwi rikora abantu ku mitima ya benshi. Nawe atera intambwe ya mbere aravuga ati ko byagenda kose ngomba gusohora indirimbo yanje. Byarakunze kugeza ubu ari mu bahanzi bakomeye cyane hano mu Rwanda ndetse n'imahanga. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, nibutsa ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bageraho ku gihe. Ndabashimiye, ciao ciao.